Birashoboka cyane ko duhuriye twese ku kuba rimwe na rimwe tubona ibintu bitubaho nk'atari ubwa mbere tubibonye, cyangwa se bikaba atari ubwa mbere bitubayeho. Rimwe dukeka yuko twabirose kuko tuba tubona neza ibyo bintu atari ubwa mbere ubwonko bwacu bubyakiriye mu bubiko bw'amakuru, nyamara atari ko bimeze. Ibyo byiyumviro byo kubona ibintu nk'aho byigeze kukubaho mu hashize, ibi byose nibyo bita déjà vu. Iyo bavuga icyo kintu ni iri jambo bakoresha kuko risobanura ibyo bintu uba warabonye. Nubwo imyaka ishize abahanga mu mitekerereze ya muntu biga kuri iki kintu ari myinshi, kiracyari iyobera rikomeye kuko nta busobanuro buhamye buratangwa kuri ibi bintu tubona rimwe na rimwe nk'aho twigeze kubibona mu gihe cyatambutse kandi bidashoboka. Amateori n'ibitekerezo bidasanzwe byavugaga yuko urungura rukurikirane rw'ibisa n'ibitekerezo nanone byemeza yuko hashobora kuba habaho indi si imeze nk'ingi tubaho iberaho ibindi bimeze nk'ibera ku isi yacu, uretse ko hamwe na hamwe bitagenda neza nk'uko bigenda hano ku isi, ku buryo bimwe mu bintu biri kubera ku isi yacu bishobora gukererwaho ugerageje n'ibibera mu yindi si duteganye bita monde parallèle. Niwe nitwa Dore kuri iyi si, undi Dore ku yindi si nawe akaba ari mu bikorwa bimeze nk'ibyo ndimo gukora, nakererwaho gato cyane we abirimo nkaba nabigeramo nkabona ibintu biri kumbaho nigeze kubemo na mbere. Iyi teori ya monde parallèle ni bakeya cyane bayitinzeho kuko nta muhanga n'umwe urashobora gutanga ibimenyetso bifatika byo kubaho kw'indi si duteganye ku buryo twavuga yuko twebwe n'ibiriho byose kuri iyi si turi nka original, hakaba ari n'iyindi si ya kopi yacu iriho n'amakopi yacu, abandi bantu bameze nkatwe neza banabaho mu bintu bisa n'ibyo turimo. Nyamara kuri iyi nshuro njyewe nje kukwibwira ku ngingo zisa n'izifatika cyane zisobanura ukubaho kwa déjà vu, kwa kubona ibintu nk'ibyigeze kukubaho cyangwa se nk'atari ubwa mbere ubibonye. Ese koko ibyo tubona kuri iyi si bigenda nk'uko twabibonye mu hashize ni inzozi se tuba tutibuka neza nyuma tukazikabya? Ikiriho ni uko déjà vu ari ibintu bitubaho kenshi bitunguranye, kandi ibingibi bikamara igihe gito cyane ku buryo bisiga twibaza inkomoko y'urwo rwibutso rw'ibyo bintu tubonye cyangwa se turi kubamo bisa n'ibyo twabayemo mbere. Hari benshi bavuga ibitandukanye kuri iyi ngingo, hakabaho ndabatekereza yuko ari nk'ibonekerwa tuba tubonye cyangwa se yerekwa. Abahanga bemeza yuko ubwenge bwacu, ubwonko bwacu burimo ibyumba byinshi cyangwa se ubushobozi buhambaye ku buryo hari ibyumba biba bisa n'ibitarafunguka kugeza na n'ubu, kandi ubwonko bukora muri rusange. Aho tunyura hose n'ibyo tubamo byose byibika mu bwonko, twabishaka tutabishaka, kuko n'ikintu twarebye tutacyitayeho habe na gato nacyo ubwonko burakibika. Kandi n'ibyo wavuga yuko wibagiwe burya nabyo ntabwo biba byarahanaguritse mu bwonko, biba bihari, ahubwo ubushobozi bwawe bwo kongera kubifungura buba bwarakendereye kuko ubwonko butabihaye agaciro kenshi. Akenshi iyo umuntu agize ahantu atari ubwa mbere, ubusanzwe ubwonko bufungura icyumba kimwe kibitswemo amakuru kuri aho hantu, ku buryo vuba niba ari nk'inyubako uhita umenya neza utanabitekerejeho aho uri bwinjire, aho uri busange esanseri n'aho ugomba kwerekera, kandi ukabikora nta mbaraga bigusabye mu bwonko. Igice cy'ubwonko cyitwa lobe temporale nicyo gishinzwe uyu murimo wo kwibika kw'amakuru no kuyiyibutsa, bakayibutsa nyir'ubwonko mu gihe biri ngombwa, kandi iki gice gihora mu kazi iyo turi maso cyane kuko tuba dukeneye amakuru abitswe mu bwonko bwacu. Nicyo gituma tugera ahantu wahagera ntushidikanye yuko usanzwe uhazi, kandi bwaba ari n'ubwa mbere iki gice kikihutira kubika amakuru mashya kuri aho hantu ugeze hashya. Iyi lobe temporale ishyira hamwe ibindi bice nka hippocampe na cortex crânio. Ibi byose bigira uruhare mu kubika amakuru. Iki gice cyitwa cortex crânio ni igice cy'ingenzi mu bwonko kuko kibwira ubwonko yuko ayo makuru abikwa ahagenewe amakuru mashya, mbese yuko ibyo bintu ubonye cyangwa se uhumuriwe uriho cyangwa se bigukozeho bikubayeho ubwa mbere. Abahanga bizingiye kuri iki gice cy'ubwonko ndetse bavuga yuko aricyo gice gishobora gusobanura iyobera ryo kubona ibintu ukabona warigeze kubibonaho, kandi mu by'ukuri nta handi ntamwe wabibonye. Nyamara byabaye ingorabahizi kumenya aho ibyo byiyumviro by'uko ibiri kuba atari ubwa mbere byabaye bituruka hehe. Aho bigoranira nuko nta gice na kimwe cy'ubwonko muri rwa ruhande rwabwo twabonye cyitwa lobe temporale abantu bashobora kwiyenzaho ku bushake ngo barebe neza niba byatanga ibisa
asa n'aya makuru tukahita tubonana ubwa mbere. Deja vu ahantu hamwe bishoboka honyine ni ku bwonko bw'abantu bafite uburwayi bw'igicuri cyitwa epilepsie temporale. Ubu akaba ari nabwo bwoko bw'indwara bukunze kugaragara ku bantu bakuru. Ese ho deja vu bwaba yabihura he n'abantu barwaye igicuri? Burya ngo abantu barwaye igicuri bakunze kugira za deja vu nyinshi, bivuze yuko bakunze kubona ibintu byinshi bakagira ngo barabizi batabizi, cyangwa se bakabona byarababayeho. Ndetse niyo bagiye gufatwa n'igicuri bakunze kubanzirizwa no kubona ibintu nk'atari ubwa mbere bibabayeho, ndetse bamwe babanza no kubivuga mbere yuko bagwa igicuri. Abarwayi b'igicuri nta kabuza n'icya gice cyitwa cortex lunar kiba munsi ya hippocampe kigira uruhare mu kuba bya byiyumviro by'uko bigeze kuba mu bihe runaka nk'ibyo bari kubamo ako kanya. Ubundi ubwonko bugiye kurema urwibutso ku makuru runaka, amakuru aturutse muri bya bice byose byakira ibyiyumviro, amatwi, amaso, amazuru ndetse n'ururimi cyangwa se uruhu. Aya makuru yose abanza mu gace kitwa cortex prérenal, maze nako kakayohereza muri cortex entorhinal, maze nayo igahita ibyohereza byose muri hippocampe, ari nayo ibika amakuru mu buryo bukwiye. Kuri ba barwayi bafite ikibazo cy'igicuri, abaganga b'inzobere bagerageje kwiyenza ku duce tw'ubwonko bw'abarwayi 24 barwaye igicuri, babona yuko 11 kuri bo bagize bya byiyumviro byo kubaho mu bintu bigeze kubamo na mbere ho deja vu. Aba baganga bari bayobowe na Dr Fabrice Batorney bemeje yuko batazi uburyo aka gace ka cortex lunar gashobora kurema za deja vu. Nubwo babikoze gusa bemeje yuko bagendeye ku bushakashatsi bwakorewe ku nguge bwemeza yuko aka gace gafite uruhare mu bubiko bw'amakuru aturutse ku byo twabonye no kumenya neza niba ikintu ari gishya mu maso yacu cyangwa se niba dusanzwe tukizi. Uburwayi bwa epilepsie bwibasira bimwe mu bice birimo iki gice cya cortex prérenal, cyane cyane iyo umunyagicuri agiye kukigwa cyangwa se ananiwe cyane. Ibi bituma iyi cortex irekera gukora, bityo ubwongo ntibushobora gutandukanya ikintu gishya n'ikintu busanzwe bubitse, kuko igice kimenya niba ikintu ari gishya cyangwa se dusanzwe tukizi ntabwo kiba kirimo gukora. Ibi bigatuma umunyagicuri icyo gihe abona ibintu biri kumaho byose asa n'aho asanzwe abizi. No ku bantu basanzwe bazima batarwaye igicuri, umunaniro na stress bishobora kuba intandaro yo guhagarara cyangwa se gukora nabi kw'iki gice cya cortex lunar, kandi nabo byanze bikunze bita bishuka ubwonko yuko ibintu bari kubona basanzwe babizi, kuko kakumba aya makuru atunganyirizwamo kuko kaba kadakora. Birashoboka yuko niba ukunda kubona za deja vu nyinshi wiyumva nk'aho uri kubaho ibintu wigeze kubaho na mbere, ushobora kuba ukunze kuba unaniwe cyane cyangwa se ufite stress. Ibi nanone bikunda kuba ku bantu bafite imyaka iri munsi ya 40. Uvuye kuri cortex lunar hari n'ibindi bitekerezo byinshi bitirengagizwa n'abandi baganga. Kurangara, ibi nabyo bishobora guturukwaho n'iki cyitwa théorie à l'attention divisée. Ibi bikabaho iyo umuntu yitaye cyane ku kintu kimwe cyihariye yite ku bindi bintu biri kuba hafi aho, kandi nabyo arimo kubireba. Iyo agariye ubwenge bwe ngo bwite kuri byose, noneho ahita amera nk'umuntu uri kuba mu bintu yigeze kubaho mbere, kandi koko aho aba yarigeze kubibonaho koko ariko atabyitayeho, ubwonko bugahita bubimugarurira. Mu bindi be deja vu isobanurwa nk'ububiko bw'urwibutso rutigeze ruhabwa inyito, cyangwa se iyo amarangamutima yabikanwe na rwa rwibutso agarutse, hari ubwo ubwonko busa n'ubukwereka yuko ibyo bintu atari ubwa mbere bibayemo, ariko nanone ukaba warabibayemo neza nk'uko urimo kubibona ako kanya. Ibi bigahita bigendana no kuba ubwonko bubika inzibutso mu bice bisa n'ibidafatanye, aho ushobora gusanga bigoranye cyane kwibuka neza ibintu ikintu ku kindi. Ariko rero nanone buri uko wibutse cya kintu, urwibutso ngo rugahita rugenda rwiterateranya kugeza wibuze byose. Hari ubwo nanone ikintu kikaba cyakwibutsa ikindi kijya gusa nacyo wabayeho mu bihe byatambutse. Ibi bigahita byuzurana mu bwonko bwawe, ugahita usobanukirwa neza yuko ibyo bintu atari ubwa mbere bibayeho. Ubwonko birazwi neza yuko bugira ibice bibiri byitwa hémisphère. Hari ubwo habaho ibibazo mu guhuza kw'izo hémisphère zombi, amakuru amwe akaba yakwibika mu gice kimwe ataribika neza mu kindi gice, kandi aya ari amakuru amwe. Ibyiyumviro by'uko umuntu ari kubona ibintu bisa nawe yigeze kubibona, ibi bishobora guturuka ku cyitwa diplopie cyangwa se vision double.
iyi ikaba iterwa no kuba ibice bitahuje by'ubwonko. Iyo ubwonko bugiye gusesengura amakuru yibitse mu bwonko, muri ako kanya hari ubwo bubonamo ibintu bisa naho bisanzwe bizwi, atari uko bisanzwe birimo, ahubwo ari uko iki gice kimwe cy'ubwonko cyabitse aya makuru mbere y'ikindi. Igihe icyo kindi kikiboneye kigahita kibonana ibintu byari bisanzwe bibitse mu makuru, bityo umuntu agahita agira ngo ahantu hashya yari yaratembereye yaba yarigeze kuhatembera mbere kandi ari ubwa mbere ahageze. Ibi bigatuma bimucanga. Ubundi busobanuro butangwa icyizere cyane n'ubuvuga yuko ubwonko buba hari igihe buhura n'akazi ko gusesengura icyarimwe amakuru bubonye. Ibi bikaba byatuma hari amakuru amwe n'amwe ibika ugereranyije n'andi makuru. Ibi bikaba byatuma aya makuru amera nk'aho ari amakuru atandukanye kandi ari amakuru amwe, uretse yuko aba atagerera rimwe mu bubiko. Ibi bakaba ari byo bise double retention cyangwa se double vision nk'uko nari maze kubikubwira. Ngibyo ibivugwa kuri dejavi. Abantu benshi bashobora gutekereza yuko harimo amabanga cyangwa se amayobera, ariko siyansi yagerageje kubisobanura. Nitwa Edi Kelody, wakoze kunkurikira. Mukomeze kugira ibihe byiza.